Tubahaye ikaze mwese mukurikira Radio Isango Star. Uyu ni umwanya mwiza wahariwe ikinamico y'uruhererekane yitwa Uruhuri mugezwaho na Ishya Culture Troupe. Ntabatindiye, reka mukurikire umukino. Teta karame ariko mbega byiza iguka rero dore maze gutura umubiri n'icyo kurya Gabiro nawe mutumye gakoma mu kanya karaje igihe batari badusezerera hano kwa muganga ariko reka nkubwire wabyaye umwana mwiza murasa umwana wesha yanshimishije cyane ariko ni mwiza pe Shaive ndakumva uzi cyanejeje nuko ntabyo umwana usa na nkuba yoga kubitwa ari nkuba urabona ukuntu ari ngiye kwicira umwana usa neza kubi ubu koko uyu muziranenge nari ngiye kuba muhoki shana na kimwe pe shana mwese hirwe yivi akomana n'abazina wanje cyane uyu wanjye nawe niyo mpamvu mwitiranwa twamurwanya ishyaka kugeza apfutse n'ukuri ive kaname warakoze pe sinzi uko nakwitura madamu nkuba rero yampaye message ngo azansura kandi ngo mfitiye akabasha kukunshigikira kugira ngo iminsi 10 maze namara ko yampa uhita uyafata bishyura inzu tutaraseba dore mu kazi kawe ntibimeze neza yo ariko disi ndumva umwana agomba kumuterura ariko mana yanjye kirashimishije uyu mwana yatuma nemerera Gabiro gukora ubukwe umva bumwe bwihuse wavo maze rero kirurye uguma kumushuka mu biganiro dore urashonje kandi muganga yambwiye ko ukeneye ibitera imbaraga umubiri naho madamu nkubawe simubujije kuba inshuti nawe pe ariko ujya witonda muri abakeba ko mbona ari umwana mwiza baniganirira ariko disi natugomba twishyura inzu ibindi Imana izabikoraho pe wenda na Gabiro twamuruhura kuguma ahora twishyurira inzu cyane ko kuva namubwira ko ntashaka ubukwe umva nabonye yaracitse intege kuntu ntabwo mbese sinzi kuntu yarahindutse si wowe kandi sinabikora ntarasoza amasomo yanjye ive kaname tuza ubu ni igihe cyo kongera kwiyubaka kandi amasomo yacu tukiyasuza neza cyane twemye reka uyu muhungu wanjye yegere hejuru gusa ngo uhaye amezi 3 ahubwo ive reka nkubaze ndakumva ongera inama hajya ubu nahamagara mu rugo nkababwira ko nabyaye cyangwa nzabatungure mbego igitumo Noera Karame boss wiri ute meze neza nta kibazo akazi kameze gute karacamo kabisa nizereka ibintu byose ari amahoro kuva mwazi ibintu n'ubutengamare boss Shami Marihe araza mukanya icyo ngaho ngwinungwemo maze uhobere boss abanze kuri imigisha y'umunsi ko boss buse kandi ko uhobere nge uriya sega yego mukobwa mwiza hobe mana yanjye boss uri kumva umerewe gute hobera biraryoshye mana yanjye uzi ko ufite igituza cyiza burya oya byanjye byose bari byiza umugore wawe subu ntiyakize oya humura nawe warahiriwe ibaze guhorana ibi bituza buri munsi oya humura agafaranga ubu ngubu ndi kumwe nawe mbega isi yabiryoshye oya n'ubu ngubu biraryoshye ndumva nakwituriramo ibintu byose bigahagarara Noera urabizi buri uko mpobeye nzajya nguhereza 10,000 urumva ubwo rero reka mbabwire boss nanjye nemeye inshuro 10 ku munsi kubera ukuntu ngiye Noera buriya nitanga ibyishimo nanjye sinabyite ariko reba nibyo bitakosha oya bimeze neza urabibona nawe ibi bitako byawe byuje imitako y'amaribore bisobetse uburyohe urareba ariko mana wabipfukuye ku buryo n'abakiriya bagubwa neza ibyo bimparire maze mu ndoro yabo kabona mu munezero rega nicyo cyanze ndiyo boss nzajya mbibereka rwose yego mukobwa mwiza byo ndabizi ariko ndumva umuntu umeze nka Shami mu mpumurira boss ndamurose se ariko niwe ndamwumvisha nanjye buriya si nanjye ndamwumvisha yesu boss
mwaba mwambuze se ariko uranizanye byo rwose cyangwa hari ibindi biganiro mwari murimo ngewe oya ntabyo ntemerewe kuzamo oya ntabyo nawe ntukamire gutyo gusa byaba ari ibihe we nowera karame bitera ni sawa ariko noneho uyu munsi wagize utuntu tw'udusoni ni amahoro oya sha ntabwo ari udusoni ahubwo ni ibyishimo si ibyishimo mfite uyu munsi se bosi yakubwiye ko yatwongeje akantu k'agashahara ukundi rurere ko rero mana yanjye ubundi ni uko bimeze yatubwiye ko agiye kutwongeza buri wese kandi buriya ngo turashinganye muri aka kazi turi abakozi beza mbese twasinye kontara yitwa Karamata ntiteze kuva hano ni ukuri mbuse byaguteye isoni bigeze aha ariko se witiranye isoni n'ibyishimo wowe umva nkubwire maze bosi yaduteguriye amahugurwa yo kwiga gutanga keya urabizi dusanzwe tubizi ariko kare kazatwishyura nayo mahugurwa tuzarushaho kumenya kuyitanga abakiriya batugana tubateteshe mbese mu by'amahoteli tuzaba turi inzobere bose ndabeshyara mbwire burange ntajya nyumva yego rwose nzabajyanayo murebe icyo abandi babarushije mwitware neza nta kindi mbasaba gusa Shamimu umenye ko ikibazo cy'abakozi bashya hari we nagishinze uhitamo neza witonze abana bato bageze kimariye rwose ko wagira ngo mfite degree muri ibyo nowera nawe karame patron ukwiye kwita ku biribwa n'ibinyobwa ndetse n'abakora mu gikoni no mu byumba byo kuraramo ndetse n'iby'inama ukamenya ko abakiriya bazajya bahabwa gahunda ibyo bimparire bose nzabikora neza mwese menye ko dufite akazi kenshi kubera ko ubu n'amasaha yo gutaha bayongereye akazi rwose byo ubu n'akabari kacu tugiye kukagura dushake n'abacuranzi b'igisope bamwe batyaye twariye ku buryo kuwa gatanu abakiriya bose bazajya baba bameze neza cyane igisope harahiye koko tipu zigiye kwikuba ubu bizagenda neza erega hoteli yacu igomba kuba iya mbere ni ukuri sheri karame waramutse neza ko ndeba noneho wakangutse kare ni amahoro nigeze ndyama se byagenze gute madamu aha uba warayigona mbese nta nubwo watuma nsinzira siko wagira ngo uri igihinja we ariko ntushobora no kubaha umugabo wawe koko ndabwo naboshye umva nkubwire mbese wakwitegereza ntago yakeka ibyawe ufite agira ngo ni marayika wimanukiye arazaza mu isi arangije ariryamira arasinzira adafite ikibazo habe namba cyane rwose baniturije iyo tugiye kuryama uransengera kandi usibye n'ibyo nta kibazo na kimwe dufite mu rugo urabizi ibintu byose birahari ntabuzwa n'iki se kuryama ngo usinzire kandi umugore mwiza ari iruhande rwanjye yego de ipfu urakaryamira amajanja uragakubitwa n'inkuba kandi nta soni ugira washize isoni nkuba gereka nkubwire iyo nitegereje imyitwarire yawe nkatekereza ukuntu wishe uriya mwana uti ko wigira nkaho ibyo bintu utabizi se murekate ngo ni uriya mwana wishe nagira ngo nkubwire ko uyu munsi yavutse mwana we barantahuye ese ubundi reka nkubwire ubona ibi bintu uzabivamo njyewe nagira ngo nkubwire ko ubu ngiye kwigendera ukansiga none murekate tibiki ariko reka nkubwire kuva namenya ko wabyaye umwana hanze ntabwo nzashobora kubyihanganira murekate ukuntu ntutse ndaje nkwereke ndaje nguceke ngwino murekate ndaje mpangane nawe kandi urambona nkora mpamagara abana ndaje nkwica kiba kibi wandondogoziwe mwakoze mwese kubana natwe ndizera ntashidikanya ko mwanyuzwe n'uyu mukino niba wifuza kuduha igitekerezo watwandikira ku mbuga zacu zitandukanye kuri Instagram ni ishya culture troop, Twitter ni ishya culture troop, Facebook naho ni ishya culture troop, YouTube naho twitwa ishya culture troop. Waduha kandi ubutumwa bugufi bw'igitekerezo cyawe kuri WhatsApp kuri nimero 0788 41 7 7 ikinamico kandi iterwa inkunga na Isango Star. Njyewe na Jackie Nishimwe naho ubutaha mugira amahoro.